nitukuje nzi ko inzobe zitaruha ariko mpita nsanga Yesu ari uruhura nubona amabara ntugwe nabikoze nzi ko zitaruha ntabwo ndasubirana ariko biri kuza Yesu ahubwo hari abo bidahira hari aho bidahira ya tukazana amabara ariko ntacyo tuba twagerageje abantu benshi bazi kuri TikTok kumbyina ariko ntago nkibishobora kubera ikibuno mbonye vuba njya kuzamuka ikibuno kikambwira ngo nsubiza hasi nkavuga nti niho nkuboneye ubwo rero nimubona ndahimbaje si ubwirasi ahubwo nkibonye vuba dushimira Imana ibyo yagiye igira ute ibyikora ubu niyo nyinishije gatoya mpita nahagira nezerwa iyi siri kubaga nta kinya Messi yakubita nkajya kugira nte kubyara abadakuze abarakore turakiranuka tukanarenga umusaraba nyuma y'ubukwe bwawe Isa guhaye icyo bise befotihe uzakora ubukuna nasagure uzankundire uhana umuntu utari hano Yesu uranyumvishe ga uzajya kurya hani muntu baratubwiye ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagira gute badutuka Imana ikubitigize ite yegetseho kugira ngo batagira ute batatubona Imana ibaha umugisha hari korasi ngira ngo duhanuriremo ntarareba muri Bibiliya hanyuma nitwa Ingabire Grace ndi umubyeyi ndi mwiza Imana ibaha umugisha mfite abana Yesu ashimwe nimba utigiriye ikizere cy'uko uri mwiza sinzakikugirira ngewe ndi hanyuma umuntu muri kumwe mumfatire mu kiganza umubwire ngo Imana igufatira haremereye mufata mu kiganza umumbwirire Imana igufatira haremereye muri iki gicamunsi Imana igufatira haremereye mu rusaku rwinshi Imana igufatira iki aharemereye oya Imana ihafata cyangwa ntihafata ikintu cya mbere nkunda iteraniro ririmo abantu bafashwa ikindi turi beza nezerwa iyi siri kubaga nta kinya ntabwo urajya uva hariya wababaye ngo nuzane imbere y'Imana utaha ufite umubabaro mukomanga umubwire ngo Imana imanukiye gufata ahantu haremereye Haleluya Haleluya Amen Haleluya Amen wakoze imirimo uraberewe Yesu we ntacyo nabona nkwitura mutuye indirimbo Haleluya Amen Haleluya Amen wakoze imirimo uraberewe Yesu we ntacyo nabona nkwitura mutuye indirimbo abantu bumva Imana yarakoze imirimo tuzamura cyane cyane haleluya Imana ishimwe niba kwikiriza abantu benshi niba kwikirize Pelaza hediker shaladopla Sifo elahed tas niba kwikirize Imana irimo irakora Haleluya
bazi kuri TikTok mbyina ariko ntabwo nkibishobora kubera ikibuno mbonye vuba njya kuzamuka ikibuno kikambwira ngo nsubiza hasi nkavuga nti niho nkuboneye ubwo rero nimubona ndahimbaje si ubwirasi ahubwo nkibonye vuba dushimira Imana ibyo yagiye igira ute ibyikora ubu niyo nyinishije gatoya mpita nahagira ariko Yesu atabare cyangwa ntatabare njya kuzamuka nkumva biranze ariko nkabwira Imana ngo ushimwe ko wagize ute wahatubereye parasine hasi ganza turasohoka muri aya materaniro wakira telefone y'amafaranga tuyikomera amashimana yacu ugiye kwakira amafaranga disakotre he igihe kirageze ngo ushimire Imana ibyo yakoze Imana ntuyirebera mu gihe uhagaze muyirebera mu byo yagize gute mu byo yakoze haleluya mumvugira ngo iki Imana iri mu kazi nuba amaso urakira ibyawe haleluya kongere haleluya Imana yakiri ihagije njyewe nitukuje nzi ko inzobe zitaruha ariko mpita nsanga Yesu ari uruhura nubona amabara ntugwe nabikoze nzi ko zitaruha ntabwo ndasubirana ariko biri kuza Yesu oya Imana itabare cyangwa ntitabare haleluya kongera haleluya kandi suko hari abatabikora ntabwo Imana ikunda umuntu usa nabi ahubwo hari abo bidahira hari aho bidahira ya tukazana amabara ariko ntacyo tuba twagerageje Imana ongera ujye imbere icyubahiro irashoboye yewe Imana we Mana yacu bwite Imana karuhura amashama zamura haleluya amen reka dusome ijambo ry'Imana amen twakiriye iby'Imana yakomeje kudutegurira nshimiye umushumba ndetse na Prophet Ganza mu Misiri imbere turajya tuvuga ngo ni harya witwa Germaine ofete ugiye kwitwa Ganza Germaine aye okay kandi ubwo simpanuye agiye kwitwa Ganza Germaine kandi twasoma anyway twarasomye ukavuga neza iyi Imana ikoze turabimenya Germaine Imana ishimwe twagiye duhura n'ibibazo duhura n'ibikomere bidukomeretse umutima rimwe tukavuga Imana tudasa nayo ariko turashimira Imana ko igidutereka ahantu tuvuga Imana dusa nayo tuvuge ngo amen twagiye duhanura ntabwo ari ukwirata ko ndi umuhanuzi ariko ndashimira Imana iba muri ngewe haleluya ntabwo ndasi izina ryanjye ahubwo ndasi Kristo uri hejuru ya byose ntabwo ndi umuswa muri ibi bintu nta nubwo ndi umuhanga
ndi umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho, mujya mukibona kuri YouTube. Yesu ashimwe cyane. Ni Grace Official, ni ibisanzwe. Amen. Rero maze imyaka 13 y'uwa 14 nyobora icyumba. Mukomanga umubwire ngo afite experience. Sha umva ndakiyoboye. Yesu ashimwe. Ntabwo abantu ari bake, ni benshi, Imana irakora. Amen. Ntabwo twirata ibyo, ahubwo twirata Yesu wadutoranyije hahandi akavuga ngo nitubeho. Amen. Imana twarayikoreye duhanurira abantu bakatubwira ngo genda kubanza ibyo duhanuriye. Kuzura umwuka iyo ushonje uhanura ibihuye n'igihurimo. Jerime turashimira Imana yaduhaye kurya. Tuvuga ngo amen. Wakuzura umwuka ati Imana itanze akawunga kubera ko ntako. Mu nkomangira umubwire ngo Imana ishimwe ko isigaye duha ibyo bihuye nuko muhagaze. Haleluya. Ntabwo tukivuga ubuhamya cyane ariko turabufite. Twibutsa aho Imana yadukuye. Ganza aravuze ngo yatangiriye aho yabereye umusitari. Twebwe ntitwagiye tubasha kuba abasitari, ahubwo twagiye tubasha kuba abantu b'imiruho, ariko Imana iri kuturuhura. Ni muyimpera icubahiro yo kabyara. Twibutse iminsi ya kera tuyiramburiye iki. Haleluya. Imana yajyaga ivuga ngo nzakugirira neza. Reka nkubwire, tukibaza ngo bizanyura hehe, ariko ndashimira Imana nubwo itaraza neza, ariko uwo muri kumwe mukomanga umubwire ngo uko biri biraruta mbere. Uko biri bigize ute? Biraruta mbere. Yesu ashimwe. Nari mfite urukanzu nari narise mpande zose urahari. Rukanzu nambaraga ntazi ko na kano kantu k'imbere tubanzamo kabaho. Hayambara uko yakabaye nyine, urumva iyo urushe unananutse ikintu kibanza kunanuka niki. Ushobora kubuhetsa umwana ukanyuza hano ukamuhereza mukomanga umubwira ngo biterwa n'igihe. Ariko Imana iduhamagarira muri ubwo buzima. Naba nambaye icyo gikanzu, njyewe izina Grace barimenye, njyewe bataramenya isura yanjye. Bakumva ngo Grace ariko bakagira amatsiko yo kubona nde Grace. Njyewe nabaye mukecuru mfite imyaka 26. Najya njya kubwiriza abantu bakavuga ngo dore kara gakecuru nagahanuzi. Kubera ibihe niko mwana urabona ntari ndi mwiza mabuja. Ndi ku mwami Yesu. Amen. Iyo uri mu bihe usa nabyo, ihanganira ikibazo urimo. Imana twaje imbere niyimaraho iki, niyimaraho ikibazo. Icyo gikanzu nkakijyana kigera hasi, nkakigeza iriya. Ubu nize kugabanya kwambara ibirebire vuba aha ngaha. Ubu nabwo urabona ko nagerageje, sibyo? Bundi kwari ukwambara n'amaguru ntagire ute, ntaboneka, ukagenda ugikandagira. Ariko hashimwe Yesu. Imana ishimwe. Nakuzura umwuka wera, hawuzura ndi mu gihe cyo guhanura. Yesu we umumama umwe ampagarara imbere arambwira ngo Grace ndakwemera, ariko ibyo umpanuriye bwira Imana ibiguhe. Bwira Imana iguhe ibyo umpanuriye. Nubwo twaje kukureba turabizi ko Imana iba muri wowe, ariko gerageza ubanze uyibwira iguhe ibyo umpanuriye, kubera uko batubonaga. None ubu no gukora mu biganza. Amen. Sanga ndi mu materaniro ngo ese Grace ni uwuhe. Ntabwo njya nicara imbere, rero nkunda kwicara ahantu ngo byore. Iyo ntayayoboye guhera mu gitondo, abantu bakaza ngo Grace ni uwuhe. Bari bazi ko ndi ikigore kinini, niyo mpamvu Imana impaye ikibuno vuba. Twari dupfuye. Twari dupfuye n'ukuri kw'Imana. Amen. Nakuzura umwuka na rwaruzibaho, na kakantu k'imbere ntasizamo kamfasha nyine, murakumva we. Nahimbaza ngo nimumvugire ngo Imana bigakubita yabyo. Ngo pa. Ariko Imana ntiyakoze cyangwa yarakoze. Wayinkomereye amashiyo kabyara. Imana yacu igihindura ibihe. Tutazi yuko kabaho, naho tukamenye tugasanga karahenda. None we sindi smart. Amen. Imana ishimwe. Rero iyi ni imirimo y'Imana. Wavuga ikora sinakundaga kubyina, najya ntaraka nkabyina mu mutwe najyaga nitega amashurujipe, ugahisha ya macumu ya shurujipe, ukajya bakureba bakajya ngo ni igitambaro naho wahishe rasina ya macumu. None Imana ntisirimura. Mfite abamama babiri twakirijwe rimwe,
umwe n'umukobwa undi n'umumama niwe muntu wa mbere muri Kigali twambaranaga barandutaga mu bunini iyo nabatiraga umwenda hari vuga butumwa ngiyemo rishyashya bararimpaga bakanzirikira urudodo hano kugira ngo umwenda unyegere naba ndi kubyina hano hakaba hari urupfundo ngahita nsumira umumama akama igitenge nkarenza kuri rwa rupfundo iyo narubyinanaga rwagiraga gutya mukomanga umubwire ngo Yesu ari mu kazi iyi Mana tuvuga twagize gute twarayibonye haleluya uzi kubyina uri muri ubwo buzima haleluya jewe nabyaye ndi mutoya umwana wanjye murusha imyaka 15 murakoze tugiye gusoma ubu wakareka iyo mubonye ndavuga ni Yesu arare ya turagenda na twese tuzanye ibingibi vuba ariko uriya mujyama warayakaraga we ntacyo aracyari muto ngewe rero iyo mfite 5 n'inzu y'abandi yishyuye ndihengeka dushobora guhura mpengamye ukagira ngo hari ikibazo nagize iyo mbizi neza ko abana bari burye nkaba mbizi neza ko inzu y'abandi igize ute yishyuye dushobora guhura nahinduye sitire ukaba wagira ngo hari urukebu narwaye ibintu Imana iba yaragize gute iba yarakoze tuba twibutse mbabarira Olive wafashe Bibiliya Imana kwigikora murabivuga murabizi uzi kuzamuka n'urukanzu nyine mwarwumvisha wajya ugira gutya iriya hejuru bimanukira rimwe ngo pa bikagufasha amashi mbonye ubuzima bwanze ni gastire yo guhimbaza nkenyeye igitenge mu mabere nafashe nka nyine ntibibye niriyo ngiyo ntagira ubyumva none ubu ngubu naho nagira byonyine hari ikintu ubonye mukomanga umubwire ngo hashimwe Yesu wadusirimuye Mana naho utagashyiramo ndi umutayeri rimwe na rimwe njya ndoda ariko hari ukuntu dushyiramo neza ntibinakagombere nubwo n'ubusirimu Imana igenda itanga Kristo Mwami Yesu ni mumbabarire ngiye kwinjira mu gihe cyo guhanura dusome ijambo ry'Imana muri Ezekiel 35 haleluya ariko Yesu aze cyangwa ntaze ndimo ndumva nuzuye ibintu by'imbaraga ku bantu benshi nyankunda kuvuga ngo iyo numva ibintu by'imbaraga byashe umuntu urandya umuntu ukabyimba nkumva mpetse nka toni ariko Imana iri muri aya materaniro Imana iri kuvuga ngo itubaye hafi wamurije ibyo biganza byawe ukayikomera ukayibwira ngo ndagushimye ukiri mu ruhande rwacu ndagushimye kuri umubyeyi Ezekiel 35 36 umurongo waho wa 15 Imana yacu tugirire neza yego sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka habana gukorwa n'isoni tuvuga ngo amena jambo riratubwiye ngo ntikeneye kumva bagusuzuguye abo ngabo bongera kugira gute kugusuzugura and power sera ngo n'ubwoko bwawe ntabwo buzongera gukorwa n'isoni ki ni ku mwami w'Uwiteka agize ate mu nkomangira mu kiganza umubwira ngo Imana irabyanze igihe bagusuzuguriye Imana irabyanze igihe bakurogeye Imana irabyanze igihe bavuze ko naho uzagera Imana irabyanze iratubwiye ngo sinshaka kutukwasikani pa kuzodikone siwina pra kuzongera kumva abanyamahanga bagira bate bagutuka yemwe ndetse abazagukomokaho bose nkomangira umubwire ngo Imana iciye agasuzuguro tuvuga ngo amen ubu nabumbye Bibiliya tuvuga cyane ngo amen oya Imana irabyanze cyangwa ntibyanze umaze igihe mu kibazo ubuzima bwawe abantu babupima ariko Imana iravuze ngo ntishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka Imana yacu nishimwe cyane ene prasi wene henigan hanyuma uwo muntu muri kumwe mfasha guhanura rega ngiye gusenga oya ntishaka kuzongera kumva ubwo burwayi bwa kanseri
abadukurikiranye ntabwo ishaka ko muzongera kubabara, ntabwo ishaka ko abana bazabananira, ntabwo ishaka ko ubuzima bwanyu bukomeza bumera nk'ubufeyaringa twasoma. Imana iravuze ngo ntishaka. Umunsi wa mbere mbyara umwana nabyaye umwana munini, wa kabiri umwana wa kabiri nabyaye umwana munini, byara umwana w'ibiro 600 kubera ko umuntu yari yambwiye ngo nzabyara urunyo. Imana irirahira ikoresha umumama witwa Mama Kwitonda wa Kimironko muri ADP, arambwira ngo Imana iravuze ngo nukuri uzarinda ucura utarabyara umwana w'urunyo, kubera ko Imana yari ibibonye ko mbibwiriwe mu maboko nari nkenewemo. Imana irirahira inkubita umwana ungana gutyo, birumvikana narabazwe. Uwo mwana naramubyaye mu gihe twari turi mu bitaro, ariko Imana irakora. Impera icyubahiro Imana yakirahoza. Ni mu bitaro, urumva cyari kiryamye aho ngaho. None urabona iyo twabazwe tuba muri salle d'ope, iyo tuvuyemo tujya muri reveil. Muri reveil hari abaganga babanza kuza ba mu gitondo, baraje basanze umwana nabyaye hazamo n'umuzungu. Imana yivuze ngo isuri izakugera bikugeraho, ariko Imana ize cyangwa ntize. Umuzungu baje gukora nyine kuvura muri cya gihe cya mu gitondo, bangezeho barebye ibiro, barebye imyaka, barebye uruhinja. Umuzungu aravuga ngo mama felicitation, nzunguza igitwe kuko sinarinzi icyo bivuze. Ariko Imana ize cyangwa ntize. Ndavuga nti kuko bari kumwe n'ababaganga badusobanurira, nza kumwegera bagiye kuwundi ari kuzuza, arambwira ati, ndamubaza nti se buriya yaravuze ngo iki? Nyine ngo akubwiye ngo felicitation, nise nari kumusubiza ngo iki? Ngo ari kuvuga ngo merci. None se ubu wacitswe ukabimbwira, ihangana uvuge ngo felicitation, merci merci merci. Hari cya gihe Imana yarakoze. Nzunguza igitwa buriya yaravuze ngo ni ikinya, kandi ibintu avuze singize nte ntago mbyumvisha. Ariko ubu ngubu ego mwami, ndagenda ngasanga icyapa kimeze gutya ngo you are welcome grass. Ku mashuri ngahe oya, Imana irakora cyangwa ntikora. Gafata gafoto mu kuntu grass haturuka hariya mpita mbibona nyine ko haraba Mana we, papa yapfuye nta n'imodoka yari yajyamo ikaze, ariko turashima Imana ko tuzigendamo. Nawe ufite imodoka nubwo wicaye aha, nubwo utaragura iyawe yihariye, Imana yakoresheje umukuru wacu w'igihugu, iravuga ngo reka ngere ku baturage banje bari bo bose. Imodoka ntihari kugeza aho ujya, ntihari. Ifite rutongo, ifite niyo yiyo itiko. Rira ni yerekwa ry'umubyeyi wacu. Ndavuga ati n'abataraza mbere mbese babandi bakiririya, nzabaha uburyo bwo kwicara mu ntebe igezweho. Aho ugeze niho wicara, aho ugeze hakiri umwanya niho ugira ute, ntabwo urobanura. None ubwo ntayo mukomanga umubwire ngo dufite amamodoka. Mu gihe imodoka umushoferi atinze kukugeraho, yaguhaye motari, nubwo ari muri ambutiyaje aragira ate, arakeberanya akakujyana, ufite ubwoba bw'iki? Yesu ashimwe. Bundi buriya kwitwara, niyo mpamvu umushumba babimubwiye akabyumva cyane. Iyo witwaye, ningeze ntwaraho gakeya, amen. Ariko ntwara muri karitsiye yacu n'umuntu wari umbwiye ngo dore uko batsa, nanjye nyine niguko batsa. Aramwe ati ukandagirira rimwe, nibyo cyangwa sibyo, ukavuna urufunguzo ntisawa, biraryoha iyo usize akaboko ku kanyirayo. Kira kirahure cyo kwa shoferi gisobanura kanyirayo, akandi kaba kari kuri vora nakanyirayo. Mukomanga umubwire ngo nubwo utaragera ahabigenewe, ariko Yesu amanukiye kugutereka ahabigenewe. Nubwo ubona ubuzima bwawe buri kwanga, ariko Yesu aguteretse ahagize ute, ahabigenewe. Iyo uhuye na nyiri imodoka urabimenya, ashobora kugusuhuza agize gutya kandi kanyirayo. Ariko dushimira Imana ije kuruhura abera bateranye. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye, iratubwiye ngo sinshaka kuzongera kumva iki abanyamahanga badutuka. Haleluya.
impamvu Imana iguciriye agasuzuguro. Kristo edi hesipra. Umuntu ucuruza nimuvuga uramumenya. Reka mvugisha ubwenge. Imana irambwe ngo nkubwire ngo igukuye ku ibaraza ry'abaryana iki inzara. Ariko Yesu amanuke cyangwa ntamanuke, aho bafashwa niho nigira. Murihangana njya nongorera. Ntabwo wayobora icyumba imyaka ingana utyo ngo ubuki, ntabwo nkigaragaza ko mpanura. Vuga ngo agira ate? Amen. Ntabwo nyiri muri babana ati nintagaragaza ko umuntu yakuyemo inda, ntabwo ndabangize ntenerekanye ko mpanura. Mama ndakwibutsa ko uyu mwana mwanitse ngo yakuyemo inda ntari bumushaka. Icyo gihe nimba yicaranye n'uramushaka ndabamwiciye seve. Ntabwo ibyo Imana ibishakishaka ibihumuriza imitima y'abera. Haleluya! Ongera haleluya! Ngewe nahanuye igihe kinini nkubitwa n'umugabo. Ngewe mbyaye primatere 3 kubera inkoni. Messi yakubita nkajya kugira nte kubyara abadakuze. Abarakore turakiranuka tukanarenga umusaraba. Kubita nkabyara. Abaganga nabo bararushye. Bakambyaza umwuka agira ngo bansize mu ndi. Abana banjye mbabwirwa n'amazina iyo mamagaye ni mwana. Iyo haje akinzobe ndavuga nturayaje mbere. Ariko Imana itabare cyangwa ntitabare. Ikibazo ufite ni iki ko Imana ihari. Haguruka ngo uhanure. Haguruka. Tesa wedi plus. Yatubwiye ngo ntishade kosihe. Ishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagira bate badutuka. Ni byageze kuma. Ariko Yesu arahari cyangwa ntahari? Amen. Haleluya. Twongera haleluya. Urya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo. Umurizo ntambara suko zizahama. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo nawe. Hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Ya nta kigeragezo kitagira iherezo. Iyo cyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracuruka na burundu ukajya ku rufatiro. Ukagisohokamo neza. Haleluya. Oya Imana ize cyangwa ntize. Tugiye gusenga nimuhumure. Ntabwo Imana ishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagira gute badutuka. Eresiwe pra cyangwa ngo tunakorwa n'iki n'isoni. Nyuma y'ubukwe bwawe Kristo aguhaye icyo bise befotihe. Uzakora ubukuna nasagure. Uzankundire uhana umuntu utari hano. Yesu uranyumvishe ga? Uzajya kurya hani muntu. Apana. Iyo Imana ifusisha ko ariko kuki? Ejo bundi Imana yarantembereje. Irambwira ngo ngiye kugukura ivumbi kuki? Ku bwonko. Hari igihe ivumbi rikuzamukana rikagera mu bwonko. Iri mwijuru yabe iyivuze igirite irakora. Yego mwami Yesu. Uzi binebiki. Uzi kunyara hano ubundi ndi inshuti y'inyama. Inyama ndazivuga niyo nzitinzeho amaca n'ubu yaraguye. Yesu we. Nkundi inyama iyo nzivuzeho amacanshwa aragwa. Ariko umva Kristo arambwiye ngo aritambitse mu bantu bari bameze nk'abadafite umumaro imbere yawe. Ngewe mpanurira mu migane. Ariko twavuze ngo amen. Imana irambwe kubareye urufatiro rutuma n'abavuze baceceka. Yesu aravuze ngo umurimo kuriho. Twayikomeye amashyi ko Imana ishoboye. Kirira gutya yimpera icyubahiro. Oya yimpera icyubahiro yo kabyara. Zamura haleluya. Imana ize cyangwa ntize? Imana iturebera aho. Imana iturebera aho tutareba. Oh mashwe
cya moto sha tera haleluya wakira ikinyabiziga cya moto nimumwikirize cyane tugiye gusenga mushugiye ko tugiye gusenga amen Imana imbwiye ijambo irambwira ngo nkubwire ngo ibintu Imana ikoze nta urabyitambikamo Kristo ambwiye ijambo rikomeye ngo kwambitse uwundi mwambaro getasi elape Imana irambwira ngo nkubwire ngo igutambagije ku mugaragaro twayihereje icyubahiro Imana irambwira ngo irakuvugiye kabiri Kristo aguteretse ku ntebe y'akazi tuyihereze icyubahiro apana kuguma bibyina no Imana iravuze ngo ni igihe cyo kwicara uruwa agaciro mu muryango uzambika imfubyi uzafasha abapfakazi uzagaburira benshi kuko Imana itabara umuntu bitewe nayo yarize yesaze Imana izi gutandukanya ikigori n'igisheke ihanganira ikigori cyatambutse utegereza igisheke ese uri kunyumva ego yesaze cyangwa ntasi Imana irambwira ngo igukiniye finale akira kubakirwa n'Imana Kristo arambwira ngo ibyo yubatse nta mwana w'umuntu ujya ubikinaho Imana irambwira ngo nkubwire ngo hari umusozi rituye icara mu byawe kuko Yesu yabikugeneye twayigiriye gutya tukayihereza icyubahiro Bibiliya iravuze ngo sinshaka kuzongera kumva iki abanyamahanga bagutuka hari igihe umuntu akwitambika ukavuga ngo birarangiye sinzi niba hari umuntu ujya uvuga nkanjye ariko reka nkubwire igihe kijya kigera ugatambuka uruvugo wakumva umuntu avuga ukabirengaho ukagira ngo si wowe hashimwa Yesu wacu tugiye gusenga haleluya twongera cyane haleluya haguruka mama wowe na couple mbese nimuhagurukane aho narintuye ntabwo ariho ngituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye Yesu aho narintuye ntabwo ariho ngituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho ngituye we ku musozi w'amarira ntabwo ariho mutuye Yesu yarahabimuye ntabwo ariho mutuye we haleluya Imana irambwira ngo nimbabwire ngo iramanutse live Imana ikoze iby'imbaraga iyo ushaka kuba inshuti y'uruguhera ku mugore iyo ushaka kujya ugenderera mu ruguhera kuki papa niyo mpamvu yagufashije guhaguruka nuko Imana yarishe wanyumvishe mami Kristo avuze ijambo rikomeye arambwira ngo hari ibintu Imana yongeye gusubiza mu biganza byabo hari ibintu byagiye bibaca mu myanya y'iki cy'intoki mwajya kwakira ntimumenye uko bigenze umva Imana irambwira ngo biratangiye Imana irambwira ngo ikoresheje imbaraga zayo kabiri Imana ikurinze kurwara umutwe wo mu misaya ukumva umutwe uragukubise niko Imana ivuze gatatu mami iyari iravuze ngo nkubwire ngo ikurinze kunyerera twahaye Yesu wacu icyubahiro ene pawasi era ndimo ndumva gitare yamanutse hari ibintu Imana irimo irakora nuba maso urakira ibyawe ene plus era umuntu umwe yagiye ku rugendo w'umugabo arangije arataha azananiwe umugore aramwegera aramubwira ngo sheri urarya ubugari bungana iki umugabo amusubiza mu kinyabupfura ngo biraterwa n'isosi mukomanga uwo muntu muri kumwe mubwire ngo kugira ngo Imana imanuke biraterwa nawe hashimwa Yesu wacu Imana irambwira ngo ibintu ikoze bitumye abantu baceceka Kristo aravuze ngo asize inzira imbere yanyu nimba ari abantu mugiye kuvugirizwa impundu ni mwebwe elatasiela Imana iravuze ngo itanze impundu niko Imana ivuze irambwira ngo nitunguwe ibikoreye kwiyuba itasiwi ibikoreye kugira ute kwiyubahisha suko yabinaniwe n'isaha itaragera kubaho byose irabizi humuriza gutabara n'isaha itaragera kubaho byose irabizi ayiwe humuriza gutabara
ganza mumfatire uhanure mubwire ngo Imana ikubita yegetseho kugira ngo batatubona. Imana ikubita igizite yegetseho kugira ngo batagira ute batatubona. Barakuraza yegekaho, barakubese irangije igira ite yegekaho. Munyabukira umubwire ngo Imana nepra ikubita yegetseho kugira ngo batatubona. Imana ijya yegekaho akavugira inyuma y'urugi. Ganza wowe na couple mwebwe nyine couple Imana yegetseho. Urusaku rukubitiye inyuma y'urugi Imana yegetseho. Tuyikomera amashyi yo kabyara. Imana ikubita yegetseho kugira ngo batatubona. Bari bazi ko birangiye Imana yegetseho. Bari bazi ko utazakora Imana yegetseho. Bari bazi ko nta guheka Imana yegetseho. Hallelujah. Yesaze cyangwa ntaze haguruka. Imana yije biramenyekana. Eni kosi wine pra eni sado fo Imana yegetseho. Urusaku ruri inyuma. Hallelujah. Kongera hallelujah. Oya Imana yegekaho niyegekeho. Iyo yegetseho bavugira inyuma. Yegekaho ukajya mu kazi, yegekaho ugakira, yegekaho ikakuvura. Ikomera amashyi yo kabya. Imana yegetseho. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagira ute ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe buri mu biganza byayo. Imana irambwe ngo nkubwire ngo nonaho uri kuboroga ariko ejo uzaseka. Kristo uri hejuru ya byose arambwe ngo nkubwire ngo noneho uburyo burabonetse. Mwahereje Imana yacu icyubahiro. Imana irambwe ngo iguhaye amafaranga ariko uzamenya abababaye, uzamenya abishwe n'inzara kuko urayizi. Kristo arambwe ngo aragutabaye. Imana iguhereye agaciro kubakuretse. Kristo yambwiye ngo uhumura atanze ihumure kuri wowe. Imana ije kuguhoza amarira. Tuyikomera amashyi yo kabyara. Tugiye gusenga. Imana idukubitire yegetseho. Abanzi bajya bakanura, abanzi bakavuga, abanzi bakakuroga. Wowe unkurikiranye Imana ikubita yegetseho muri icyo kibazo cyawe. Imana yegekeho kuri ubwo burwayi. Imana yegekeho ifunga imbaraga z'ababi. Imana yegekeho. Hari igihe ujya mu kibazo hadikesi brehere ukabona ko birangiye, ariko Imana iyo yegetseho utambuka baguteje amahembe, warangiza ugatambuka ukagenda. Wongera umunkomangira umubwire ngo ikubita yegetseho kugira ngo batatubona. Tugiye gusenga tuvuga cyane ngo amen. Imana ikubita igizite yegetse. Hallelujah. Ningaruka nzababwira kugise. Gira ijambo rivuga ngo ibyo wanyuzamo byose n'ibisumu byasarahari. Nzababwira kugise. Umuntu ugiye kubyara bwa mbere n'ugiye kubyara kabiri mukomanga umubwire ngo baratandukanye. Umuntu ugiye kubyara bwa mbere ashobora gutungurana. Iyo umuganga mwakiriye aramubaza ngo ubyaye kangahe ngo ni umuje wani. Ariko umuntu ugiye kubyara inda ya gatatu baramubaza ngo uje kubyara inda ya kangahe, acyumva ngo ni ya gatatu. Mukomanga umubwire ngo ibyo twanyuzemo byaratubabaje ariko ibyo duhagazemo turabizi. Ibintu ugimo urabizi, ntabwo Imana yakureka. Imana igufiteho iki nk'umuganga. Inda ya gatatu ugiye kuyibyara ibikujyanye ububizi. Iyo igihe cyo kubyara kigeze urabimenya. Tuvuga ngo amen. Kikubwira inda yahiye umubyeyi yegera igikuta agatangira ise. Igise kiba kiri kumurya. Ariko turashimira Imana ko Imana yemeye ko igise kikurira muri karitsiye, cyakuririye mu kazi, cyakuririye mu bamukorana. Ariko umubyaza agize gute? Umubyaza arahari. Acira umubyaza muri aya materaniro, acira umubyaza igihe byahereye, acira umubyaza, acira umubyaza, umubyaza w'akazi, umubyaza wo gukira, umubyaza wo kubaka. Komera Imana yacu amashyi uyibwire ngo ndakiriye umubyaza. Uhaguruke, haguruka ku maguru yawe. Igise kiraryana.
umubyaza. Mana niyo itanze umubyaza. Uvuga ngo amen. N'uwo uri inyuma yawe umva mwana wama. Imana irambwiye ngo nawe kuhaye umubyaza. Igise cyarakuriye wanyumvishe. Igise sugutwita, igise ni ikibazo uhagazemo. Mubyumvire mu kirere cyo hejuru. Ntabwo igise ari ukutwite. Umugabo igise kiramurya. Umugabo igise kirakurya abandi bagakora ntukore. Igise kirakurya wajya kugira icyo ugeraho bikanga. Ariko iyi Imana itanze umubyaza, abakwanze baraguhamagara, ababona ko bidashoboka baragushaka. Akira umubyaza muri aya materaniro. Igise cyarakuriye kikurya ufite famille, ariko Imana iguhaye iki? Tugiye gusenga, tugiye kwakira iki? Umubyaza. Yesu ashimwe. Hanyuma umuntu muhagararanye mu nkebukire umubwire ngo kandi umubyaza azane n'igise cya nyuma. Reka mvuga ku gise cya nyuma nica. Ene plus winima. Ela haisega. Shedi pra. Igise cya nyuma kizana umwana. Haleluya. Igise cya nyuma ntabwo kijya kiza ngo kigende. Mukomanga umubwire ngo muri aya materaniro, muri aya masaha kwa Mushumba John, kwa Pastor John, Imana ihaduhereye igise cya nyuma. Mushumba, Imana iguha igise cya nyuma kigutereka mu byo yavuze, kigutereka mu munezero, kigutereka mu buhanuzi, kigutereka mu nzu nziza, kigutereka mu modoka Imana ivuga. Nawe Imana iguha igise cya nyuma. Iyimure mu mubabaro, witereka mu gise cya nyuma. Ibyo koko warababaye, ariko tera intambwe winjira mu gise cya nyuma. Igise kikwinjiza mu kazi, igise gihindura ubuzima. Haleluya. Kongera haleluya. Igise cyakurya kikakurira utuye, abantu bakakureka. Igise cyakurya ukaburara, igise cyakurya abandi bagakora ntukabone. Ariko gerageza wiyimure, iyimure mu bise. Injira mu cyanyuma, injira mu munezero, injira mu by'Imana yavuze, injira mu butabazi, injira mu gukora bikagenda. Wowe unkurikiranye, akira igise cya nyuma. Tugiye gutera haleluya 3, turimo turakira igise cya nyuma. Iryo sengesho tugiye gusenga. Iryo sengesho tugiye gusenga. Imana ikumpera igise cya nyuma. Imana iguha igise cya nyuma mu kibazo. Imana iguha igise cya nyuma. Ndimo ndumva Imana imbwira ngo nubwo mwababaye, ariko Imana yiteguye kubahoza. Mwakire izindi mbaraga, mwakire kunesha, mwakire gukomera. Ene plus winima. Imana itanze igise cya nyuma. Zamura ibiganza byawe. Gira gutya. Tesha agaciro impapuro umwanzi yakwandikiye. Tesha agaciro amagambo birirwa bavuga. Tesha agaciro ababona ko ntaho uzagera. Tesha wowe Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iragutabaye. Bigiye kumenyekana ko hari Imana wasenze. Imana irambwiye ngo ninkubwire edepra. Imana irivugiye. Imana ikoze iby'imbaraga. Akira ko ntacyo nshasha. Uko niko Imana ivuze. Akira tesa elahe. Imana irambwiye ngo ugiye kujya ugenda hano ku ikofi byuzuye. Yesu arambwiye ngo hari intambara akurwaniriye nta ruhare ubigizemo. Imana ikubise abanyeshari. Imana yegeje abafite imigambi nk'iyo. Akira izindi mbaraga. Imana iguhaye igise cya nyuma. Akira ubutsinzi. Uyu mujyi uzawuturamo no hanze uzahagenda. Yesu arambwiye ngo niwe ugutereye kashi. Tugiye kwakira igise. Zamura ibiganza. Zamura ibiganza byawe. Kwakira igise cya nyuma. Igise cyarakuriye, abandi barakora uburakazi. Igise cyarakuriye, urwaza abana ni wowe uhora urwaza abana. Igise cyarakuriye, ni wowe urugo rwawe bahora basekera. Wa mukobwa we barakurambagiza ntumenye uko bigenze. Icyo ni igise. Ni haleluya 3 zonyine. 1 2 3. Zamura haleluya. Ongera uzamura haleluya. Kameramani wowe hagati. Umva ko Imana ivuze. Pera si elahe. Imana irambwiye ngo ikugejeje kure. Imana yivugiye nk'Imana. Yesu arambwiye ngo hari bimaze iminsi bimeze nk'ibikubuza amahoro. Imana ibibujije amahoro. Akira gutambuka aho bari bazi kutarenga. Akira izindi mbaraga. Uko niko Imana ivuze. Ikindi ndakongorera. Twakiriye igise cyangwa ntitwacyakiriye. Ende plus winima. Akira umwana watwitiye mu bintu byinshi. Mwakira umukikire. Kikira amasezerano. Kikira inzu nziza. Kikira ubushobozi bwo gufasha abandi. Kikira
hasi winima ntago hacikira ababyeyi gusa n'abagabo mu mazimisi ende plus winima mugerageza bikanga nimba Imana iduhaye igise cyanyuma igise kizana n'umwana ni haleluya 3 na none hanyuma mushumba abe yageze hano ende plus de pra tugiye gucikira Imana yavuganye nawe ariko igihe kirageze ngo isohoze Imana yakubwiye ibyizakora cicira iby'Imana yavuze utangira ubifeyari utangira ubyaki zamura ni 3 mushube wageze hano ndimo ndumva hari ibintu bifite imbaraga Imana ikoze pera siwinima Imana irambwira ngo iremye amashimwe no kuba dukurikiranye Imana iremye amashimwe abantu bari mu mahanga hari abantu Imana ikijije ibirwayi byananiranye birwara ere plus winima hari imbaraga z'imyuka y'ibisazi Imana ikuye muri famille tuyihereze icyubahiro enesanse mushumba Imana irambwira ngo hari umuntu ugusinyiye chef kuko wihanganye Imana irambwira ngo igutumyeho zamura ibiganza byawe hari umuntu uguhaye amafaranga y'ikibazo ufite Imana irambwira ngo barayikoreye uyikorera desadopra mu bibi no mu byiza uyikorera ufite utarafite Imana irambwira ngo iraguhembye hari umuntu ugiye kugukenera ufite ikibazo uyu muntu n'umusengera Imana irakora ahita gutumaho tugira gutya kandi umwaka utaha ng'iki gihe uzaba uri mu nzu yawe kuri kw'Imana ni kumwikirize hasi we umwaka utaha ng'iki gihe Imana irambwira ngo iguteretse mu nzu mushumba Imana irambwira ngo yongeye igaruye imbaraga ku buzima bwawe Kristo arambwira ngo nuhumure nubwo ubona ende plus winima uhagaze mu gihe kitoroshe ariko Kristo arambwira ngo araguteruye akugize umuntu udasanzwe acira izindi imbaraga Kristo arambwira ngo hari uburwayi akuye mu rugo desanse turi kwakira turi gucikira iby'Imana yavuze tangira wiyimure mu bukode witereke mu nzu tangira wiyimure mu bushomeri ujya mu kazi hanyuma ukora utura ahantu heza zamura turi gucikira ere plus